ukamenya ngo turagatangiye rero. Haya basi nuko PAPATIGO atangira move mu uyu mwaka wa 2022 ati bonane nziza aho uherereye hose ushimira Imana twese tuvuga ngo bonane. Uyu mwaka wa 2022 twese shima Imana ati bonane. Ati bwira inshuti zawe zose ati bonane, ati kubugeje uyu munsi ya nakaririmba meza kuvuga ngo uyu ni PAPATIGO. Nimba utarubizi rero iki nicyo kimenyetso kimuranga. Ya basi turagatangiye. Wowe utarakora subscribe dore tubikwigishe. Iyo ugeze kuri PAPATIGO ureba hasi nyine handitse subscribe. Yes, PAPATIGO subscribe. Yes ya ubundi noneho rero turabakunda nuko bimeze nyine. Noneho reka nkwereke tukaba turatangiye. Kankatangire. लो सिर्फ दोगे, पहनाओगे नहीं? निकलती है जहाँ से धूप निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से, चांदनी रहती है जहाँ पे, खबर ये आई है वहाँ से। कोई तुम सा नहीं, ओ कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, ओ कोई तुम सा नहीं। नींद छुपती है जहाँ पे, नींद छुपती है जहाँ पे, नींद छुपती है जहाँ पे, ख्वाब सजते हैं जहाँ पे, खबर आई है वहाँ से। कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं। फूल तितली और कलियां हो गए तुमसे खफा, फूल तितली और कलियां हो गए तुमसे खफा, छीन ली जो तुमने इनसे प्यार की हर एक अदा, प्यार की हर एक अदा। रंग बनता है जहाँ पे, रंग बनता है जहाँ पे, रंग बनता है जहाँ पे, रूप मिलता है जहाँ से, खबर ये आई है वहाँ से। कोई तुम सा नहीं, ओ कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, ओ कोई तुम सा नहीं।
dutangire filime yacu. Iyi filime bayise Evil Book Nigeria. Umusobanuzi PAPATIGO movie nkuko mubimenyerere. Reka dutangire filime, tuyitangire hano noneho. Dutangiriye n'umwana w'umunyeshuri agiye kwiga muri segonderi, ariko yaganiraga na mama we, ariko nyina akomeje kumubwira ati rero mwana wanjye dore ugiye ku ishuri. Ati ariko mwana wanjye rero uyu munsi nibwo ugiye kugera ku ishuri, ariko ndashaka ngo ujye wibuka ahantu ho wavuye cyangwa se aho ukeneye kwerekeza. Atese mwana wanjye urimo urumva? Turabona ubuzima bwaratugoye, kugira tubone amafaranga byaratugoye, ariko turi gushaka byibura nawe uba umunyabwenge. Ati ariko ikintu nagusabira mwana wanjye, uzige uba umunyabwenge utazigera udupfira ubusa. Umwana akomeza kumusubiza ati mama rero ibyo binjyanye nibyo nzakora. Ati ariko ukuri gutura amatwi yawe kugira ngo ubashe kumva neza ibyo ndi kubwira mwana wanjye. Ati arega mwana wanjye rero urabona ubuzima bwose bw'isi ni ukubaha Imana ndetse ukamwizera mu mutima wawe. Ati nubwo wabona ibikubabaza uri aho ngaho ku ishuri ugomba kwihangana mwana wanjye. Ati mwana wanjye rero nta kindi nakora, akira ahubwo nguhe iyi Bibiliya, niyo izagufasha mu gihe cyose waba ugeze mu bibazo. Kandi iyi Bibiliya niyo igomba kuba inshuti zawe, buri kimwe cyose ushaka ugomba kugikora muri iyi Bibiliya. Ati kandi iyi shapure nayo ujye wibuka kuyikoresha mwana wanjye. Ati kubera ko niwo uzakurinda nkuko ubizi. Ariko mwana wanjye wibuke ko ibintu byose biba bisaba gusenga, kandi ndetse ugasenga cyane kugira ngo ndetse Imana ibashe kukumva igushobojeshe muri byose ugiye gukora. Ati ese uri kumva mama mwana wanjye? Ati reka rero noneho nguhe akantu k'urwibutso kugira ngo byibura ujye unyibuka mwana wanjye aho uzaba uherereye hose. Ndashaka yuko ako ngako kazajya kakwibutsa mama wawe, byibura umenye ukuntu nakwitagaho none ukaba ugiye kwitabwaho n'abandi. Kandi mwana wanjye rwose uzita ku kikujyanye kandi ubyumve neza mwana wanjye. Ati urakoze mama, ibyo umbwiye byose ndabyumvishije. Ati humura nzabikora neza. Ati urakoze, ngaho pfukama tubanze dusenge mwana wanjye. Ati mana yanjye, ati uyu mukobwa wanjye agiye ku ishuri rero muri segonderi uyu munsi, ndagira ngo murinde. Ati umukobwa wanjye umurindire ibi byose ndetse n'inshuti mbi, ati ahubwo azagukunda cyane. Reka tugaruke hano ku ishuri noneho yagezeyo muri segonderi. Ariko hano dufite amategeko agenga iri shuri ryacu, ntago dushaka ibintu by'ibibazo byazanwa n'umunyeshuri hano. There is no Christian, no Muslim and no pagan. Ati umuntu wese uje gusengera hano ntago agomba kuza avuga ngo arasenga ngo akore biki, ibyo gusenga mu bisige wanyu. Kandi uzafatirwa mu cyaha icyo ngicyo ngo arimo arasenga Imana ari hano, ibyo byose bizaba ikibazo. Kubera ko umuntu wese uzafatwanwa ikimenyetso kigaragaza ko ajya asenga, ibyo nabyo bizamugiriraho ingaruka. Imyumvire yanyu rero mwari mufite muri mu cyaro ntago ariyo ya hano, kandi ibyo ndi kubabwira mubyumve neza. Ati hano kuri segonderi rero twebwe dufite amategeko yacu.
murabyumva neza? Ati yego. Noneho tugarutse kuri mwarimu hano mu ishuri, bose baramwakiriye. Ati twishimiye kukubona mwarimu. Ati murakoze namwe banyeshuri. Uyu niwe mwarimu basanze hano kuri segonderi. Ati njyewe banyita Mrs. Makore kandi ni njyewe ngiye kujya mbigisha hano. Bamuha amashyi. Ati hano rero kuri Tarema High School hano dufite ibintu bitandukanye byo tugomba gukora. Nimba ufite ati nimba rero ufite impano runaka hano yemerewe kukugirira umumaro. Ati ariko nanone hano duhitamo ubwiza bw'abakobwa cyangwa se umukobwa uhiga abandi. Murabizo ngo abayitwa nyampinga. Ati se murabyumva? Ati yego turabyumva. Ati rero mugomba gusuzuma neza kugira ngo turebe ibintu byose ukuntu tuzabitwara. Mu gihe kivuga rero hariho uwo yabonye. Ati niko ye mukobwa, icyo ni igiki ufite mu izosi, zana hano. Ati mama, ati hoya ntago nayiguha. Ati mama rero, ati ishapure niyo imfasha gusenga. Ati se ntabwo wigeze wumva yuko ibyo ngibyo twabibujije, yuko nta muntu ugomba kuzana ikintu cyose kirebana n'idini cyangwa se kirebana n'urusengero? Ati ibyo rero ugomba kubyumva. Zanira hano uwo mudari. Mereza. Ati mama mbabarira rwose. Ati mereza, gira vuba kandi gira vuba. Akibuka mama we amubwira ati mwana wanjye ibintu byo bizagufasha. None atangiye kubona disi batangiye kubimukuraho. Yasenze bwa nyuma avuga ati ubu ngubu sinzongera kuwubona. Ati rero nimba hari n'ibindi usigaranye nabyo ugomba kubizana. Ati ariko genda wongere wicare, ariko ndaza kugukenera nyuma uze kuza tubisubiremo. Mwese rero nk'uko nari ndi kubabwira, hano twebwe twemera, mbese twemera impano zitandukanye. Hari umuntu ufite icyo abivugaho? Ati ngewe mwarimu. Ati none se ngewe ndimo ndabaza. Ati yego. None se mu gihe turi kurya ibiryo tuzajya tubibonera mu masaha? Hano muri Tarema High School rero afite amateka yaho, kandi buri muntu wese agomba kwitwara neza. None rero wa muhungu we, hano rero kuri segonderi ni iya mbere nk'uko musanzwe mubyumva. Hari undi ufite ikibazo se? Ngira ngo ahari bose bari basubijwe, bari babyumvishije neza. Akiri hano rero afata wa mudari muri ofisi, yahamagaye wa mukobwa usanganye. Atariko kubera iki wazanye uwo mudari hano kandi uzi hano twavuze ko tutabishaka? Mwana w'umukobwa nawe akomeza kuvuga ati rwose mumbabarire mama. Komeza kuvuga ngo ijwi muri kumva ni irya PAPATIGO. Mubwira ngo kandi nimba ukeneye n'izindi filimi PAPATIGO yafashemo, dusange kuri YouTube channel yacu kugira ngo bashe kubona izindi filimi. Andikaho PAPATIGO movies kugira ngo ubashe kubona izindi filimi. Cyangwa se ukeneye kwamamaza, duhamagare kuri 07 88 88 0 627.
mwarimu rero yakomeje kubwira uyu mukobwa ati wa mwana we ndabona witonda atariko nanone kuba winjiye hano ntago ari ukuvuga ngo ibintu byose niho birangirira atariko ntukomeze kurakara ati ntago ari kuvuga ko nakurakariye cyane ati none se kubera iki weho utakwinjira mu marushanwa y'ubwiza ko hari igihe nawe ushobora kuba uwa mbere umwana rero yakomeje kuvuga ati ngewe mba numva ibintu nk'ibyo mbitinya mba numva mbese ntashobora gutsinda cyangwa se ngo nanjye mba uwa mbere mwarimu aramubwira ati rero wowe menya ko uri mwiza kandi uramutse ubikoze nawe ushobora gutsinda ati kubera ko uko nkureba ndabona nawe watsinda rwose mwana yavuga ati urakoze cyane rwose uyu ni mwarimu we yaramubwiye ati rero uyu shapure yawe reka noneho nyigusubize yaramushubije mwana asubira ku ishuri reka tugaruke hano rero tujye mu marushanwa y'ubwiza cyangwa se umukobwa uhiga abandi ati bagore namwe bagabo rero uyu ni umunsi wa segonderi wo guhitamo umukobwa uruta abandi ati kandi murabizi ko buri mwaka tugomba guhitamo umukobwa uruta abandi mu bwiza ati bityo rero tugomba gutangira uyu munsi kugira ngo turebe urubo uwa mbere rero yaraje atangira kwiyereka bamukomera mu mashyi uwo ni uwa mbere arabikunze ati murambona ariko reka noneho uyu ni namba ya kabiri nawe yarahageze buri wese azana sitayiro ye cyangwa se n'ingendo yiwe itandukanye n'iy'undi noneho rero turacyagenda reka noneho haze nimero ya gatatu nimero ya gatatu nawe naza ariko ageze imbere aragwa barikanga ati uyu wese abaye iki kandi bagize ikibazo baramuhagurutsa ati uyu nawe rero niko agenda buriya nibwo bwiza bwe ati noneho rero reka noneho turebe uwa nyuma nawe yaraje arabona warabyishimiye cyane bose rero bamaze gushirayo ati ubu noneho bagiye guhitamo uwabaye uwa mbere mu kurusha abandi ndetse ufite ubwiza bitekereze nawe nyine ari weho uri muri iri rushanwa uko byaba bimeze noneho rero reka bavuge uwabaye uwa mbere bose biteguye kubona uwabaye uwa mbere ati noneho reka turebe uwabaye uwa mbere kurusha abandi noneho bose baritegereje bategereje ujye kwa ataravuga hari icyaje urakibona umusambwa urongera uragenda Rusi ogerege wa mukobwa njyewe se kandi arishimye araseka
bagombaga kumwambika umwambaro ugaragaza ko abaye uwa mbere nk'uko mubizi muri ba nyampinga. Barishimye, abandi banyeshuri barareba baraho. Niwe ubaye wa mbere, niwe wize abandi mbese nyine. Ubwo ni ukuvuga nyine ngo niwe ugiye gukurira abandi muri iyi segonderi, mbese nyine ni ukuvuga ngo niwe n'abandi bazajya bigiraho mbese nyine. Bamuhaye ibihembo nyine ibyo yagombaga guhabwa, abandi baramusuhuza ati niwe bare kuba utsinze rwose. Bamuzanye hakuno rero. No, point of correction, Mrs. McCoy. Address her as Miss. Ati rwose, ati uyu nguyu tugomba kumwita izina rye, kandi tugomba kumwita Mr. Rema. Ati se urabyumva gute? Ati rwose ngewe ndi kumva nishimye cyane kuba nsinze. Ati rwose murakoze kuba mwanyitayeho. Ati ni Mr. Rema w'iri shuri ryacu rya segonderi. Murabyumva namwe nyine niwe ubaye wa mbere, niwe wa mbere mbese niwe uzajya akora mu bijyanye no kwamamaza hano muri iki kigo cyo yagiye kwigaho. Ubwo nyine ni ukuvuga ngo uwavukanye amahirwe cyangwa se uwavukanye umugisha ntaho wajya. Ati rwose ngewe nzakomeza kwitwara neza nk'icyo muntoreye. Ati rwose wa mukobwa rero ugomba gukomeza kwiga neza, utazigera udusebya cyangwa se ugira amanota make. Ati kubera ko bose bazajya bakwigiraho byose. Ati yego murakoze cyane. Umukobwa yishimye. Tugaruke nijoro aryamye rero. Nijoro ari barushye, turamukwereka aho ngaho aryamye. Mwibuke neza kuri iyi segonderi ntabwo bemera Imana. Hari icyaje arota, yatangiye kurota inzozi mbi, afata Bibiliya atangira gusenga. Arumva afite ubwoba, namwe murabizi nyine ijoro si ryiza na gato. Yakwibuka ibyo nyina yamubwiye ati Bibiliya ugisoma cyane kandi ugikomeza gusenga. Arongera araryama arituriza. Nijoro ariko afite ubwoba, aribaza inzozi mbi yaragize. Kurikira filimi, komeza kugira ngo iyi filimi uri kureba yitwa Izo Book. Kwereka rero mu gitondo nk'uko mubizi buri wese aba ari mu bye. Komeza kugira ngo turagushimira wowe udukurikiye hano kuri YouTube channel yacu. Uza kugira ngo hano niho uzabona filimi nshyashya zisohotse. Nkubwira ngo iyi filimi ubundi isohotse muri uyu mwaka wa 2022. Kubarebye Jurumi yasohotse ejo bundi nyine uyu munsi noneho na kano twakwaguteguriye gafite ibice 5. Kandi yose tuzajya tuyibagerezaho ku gihe. Iyi ni pate yo kubanza cyangwa se ni igice cya mbere. Garuke hano kuri mwarimu ari mu ishuri ari gutegura. Nuko mubizi nyine abarimu bafite imirimo myinshi. None kuba umwarimu yari ari hano byazanye wa munyeshuri. Ati mwarimu, ati warayite tendaye neza, ati wowe gute?
ati njyewe rero ndashaka kuvugana na mama wanjye, amuha telefoni. Ati urakoze mama kuma telefoni. Urabizi nyine umwana agomba kuba afite nimero y'ababyeyi be, mujye mwigisha abana banyu bamenye nimero z'amatelefoni yanyu, atari ngombwa ngo bazandike, bazifate mu mutwe. Ibyo nabyo birafasha. Tugaruke mu rugo rero nyine kwa nyina. Tugaruke mu rugo aho umwana yavuye. Atese urashaka ka mu gitondo? Ati reka nze noneho nkuzanira ko kurya. Twakaza hariya nazo rero ni ikibazo. Akomeza agerageza kugira gutya yanyuzemo, noneho netwakaza arabonetse. Ise niwe wayibonye. Ati mama Rusi, ati ngwino witabe, barimo baraguhamagara kuri telefoni. Ati menya nindi uri kuguhamagara? Ati ndabona ari mwarimu wa Rusi. Ati Mr. Teacher. Ati umwana wacu uhamagaye. Ati Rusi, ati surabona ku ishuri bimeze neza? Mwana ati mama abuze ukuntu abivuga, ngira ngo hari yashatse kumubwira ko yari yagize inzozi mbi. Yabuze ko abivuga, yabuze ko yabibwira nyina. Nyina akomeza kumusubirisha ati halo. Ati rero mureke were kumara amafaranga y'umwarimu. Ati baretse ngeragezeho rimwe. Ati halo. Hello Lucy, you dey hear me? Ati yewe Rusi, ati uri kunyumva? Ati yego mama. Ati ndimo ndakumva. But waiting. Ati ariko nabuze ko nkubwira. Ati wagize ikihe kibazo? Rusi yabuze ukuntu yabisobanura, telefone ayikuraho. Ati ngwiki? Ati umwana wanjye rero telefone ayikuyeho. Ati kandi kigaragara ashobora kuba afite ikibazo. Ati ariko wowe uyobewe ko mu gihe umunyeshuri agiye ku ishuri rishyashya bibanza kumugora. Ati kari yamenyera ariko araza kuhamenyera. Ati kandi urabona nibwo bwa mbere agiye kwiga aho ngaho, kandi aba yasanze y'abandi, mbese babyabanje kumugora. Nugira ikibazo yo ku mwana wacu. Asubira kuzana ibiryo. Ati ariko kuba wangirije umwanya wanjye, amafaranga yanjye. Ati miti yanjye rero uyimariyeho ubusa nta n'ikintu uvuze. Ati buretse ariko ubundi kugenda. Niko ibyo ni ibikindi kureba. Ati ariko wongeye kwambara iyo shapure mu izosi. Ati kuramo umereze noneho. Ati kuramo. Ati rwose mama mbabarira, ati ndawukeneye cyane. Ati mereza ariko icyo kintu. Abanza gusenga. Bwa mbere yari yawumwatse, arongera umusubiza. None bureka turebe umwatse bwa kabiri. Hano mwibuke banga ibintu bigendanye n'amadini cyangwa se n'insengero cyangwa se abantu basenga ntibabemera. Iri n'isomero ki ritemera Imana. Amashuri aba menshi, niyo mpamvu nyine mugomba kwigisha abana banyu bagakunda Imana ndetse bakazimenya no mu mitima yabo, bakamenya gusenga. Kuko hari igihe biba bizamufasha aho mutari. Urabizi ko gusenga nyine bifasha umuntu aho ari hose. Gusenga birakiza kandi nkuko mubizi nyine. Garuka hano bana bo ku ishuri. Wese nkuko mubizi wese abajya mu bye, ariko Rusi afite ikibazo. Arumva afite ikibazo, icyo igikoresho yakoreshaga asenga baramwatse. Afite ikibazo. Yaje hano ikibazo yihebye, aramukwereka ageze hano.
yashatse ahantu aba yihagarariye. Naje kuririra hano yibaza atese ko bankuyeho ishapure yanjye kandi mama yari yarambwiye ngo nizamfasha ubu nzafashwa n'iki. Ati kandi nabuze n'ukuntu namubwira ikibazo cyo nagize. Ati inzozi narose nabuze uko nazimubwira ndi impande ya mwarimu, icwe n'agahinda, ari kwibaza byinshi. Atetse ubu noneho tubu hano naje kwiga n'ahantu hameze gute koko. Acyari aho ngaho haje undi munyeshuri aramureba abona afite agahinda. Urabizi nyine nta muntu ubura inshuti aho wajya hose, buri muntu wese nta bundi baba ko nta mwete buri yayo. Yaje amwegera ati hangane Lucy, uyu mukobwa yitwa Jenny. Ati rekeraho kurira. Jenny yakomeje amuga ati rekeraho kurira. Ati ariko reka ngiye ngufashe homora. Akuramo ishapuri. Ati rero akira ngewe nko kwihere kubera ko uriya wawe ari wowe wabona kugufasha. Akira ndabona ari wowe wagufasha cyane. Undi yaramubwiye rero ati ndabona ubabaye cyane. Ati ariko ntago nawemera. Ati uwo mudari wawe rero ntago nawemera. Shapure ntago yemera. Ati none se Lucy, njyewe nari nkwaye ishapure kugira ngo ijye gufasha ube ugumane nawo, ijye gufasha gusenga. Atarega reka nkubwire. Turabona mama yari yarayimaye nk'impano. Ati ubwo rero niyo nari nkunze cyane kuruta ibindi byose. Iyo yawe rero ntabwo nayikunda nk'iyo mama yari yaramaye. Nawe rero abibonye gutyo ati reka noneho umeze nk'uyambarire. Yaramugiye neza. Tugaruke hano rero. Tugaruke hano. Yatangiye kurota noneho ari ahantu mu ishyamba, ahantu atazi, ahantu ari kureba ari bwa mbere hageze. Akiri aho ngaho hari icyaje aho ngaho cy'umukara cyambaye imyenda y'umukara arikanga. Ati umeze gute Lucy mu minsi? Ati ariko se weho urinde? Ati ngewe ndi inshuti yawe. Ati ngewe ndakuzi kuruta uko wowe wiyizi. Lucy yakomeje kureba neza. Ati none se ko ntari kubona no mu maso hawe ndamenya urinde? Ati rero ntago ari ngombwa kumenya izi saha. Ati noneho ngaho reka tuganire. Ndashaka yuko umfasha nanjye ngufashe iki se kandi gute? If not for my favor. Ati kubera ko ntago wari butsinde ubwa minsi atari ngewe. Umukobwa ntabwo bafite. Ati umukobwa akomeje kumbwira ati none se wowe ko icyo utifashije kandi ukaba bigushaka ngo ngufashe uragenda uburaho. Lucy akomeje kwibaza. Bibutse yari ari kurota ngo waryamye. Aracyari mu nzozi. Bibi bibaho. Yashidukiye hejuru. Bira byose nibyarotaga byibuke. Yagiye mu nzozi mpaka kugeza ubwo abize n'icyuya. Kwereka hano noneho abakobwa bo ku ishuri yasanze bamupfukamishije bari kumwinzura niko tubyita.
Did you get that? ati rero wabashije kuba minsi udukuriye atariko ugomba kumenya ko wahadusanze kandi ugomba kutwubaha bamupfukamishije ati kandi ugomba kujya utwogereza n'inkweto kandi ntiwirirwe uturirira ntabwo tukwitayeho ati noneho ariwe kubwira ukore ukamye kumbe bakira aho ngaho hari icyaje kirabakubita batangira kwaka umuriro yarirukanse Jenny nawe yarabirebaga nawe yagize ubwo barirukanka ati niko Jenny ubaye iki ko turi kubona ikibazo ufite yabuze ko bivuga atese ubaye iki kuri kugenda gutyo byagenze gutyo Jenny kuri aya manywa ubaye iki yabuze ko ababwira Okay, if you say nothing, come, let's get back to read. ati sawa noneho nimba uri kuvuga ko nta gihari ngaho reka tukureke reka tumuveho tumumvire mundeke udutsuye n'igeni ndacyafite ubwoba ugarutse hano kumbe bahindutse umukara icyabakubise nimba bakubiswe n'inkuba n'iki ku manywa abantu bari kwibaza ese inkuba yaje ikakubita bano bana atari no mu mvura yavuye hehe kuri aya manywa y'ihangu abantu bose baribaza ati iki kintu rwose ngewe nibwo bwa mbere nakibonaho bose bashiririye tugaruka hano nijoro Rusi warusi akiryamye hari icyaje muri iryo joro umuzimu waraje Rusi mu kureba abona cya kintu cyamukurikiranye ariko se weho uri kunshaka iki ati cya kibazo wabonye kiba inkuba ikubita abantu ati none se ni weho wabakubitishije inkuba I did it to show you I care. Muriya muzimu nawe ugakomeza ukavuga ati kubera ko nkwitayeho niyo mpamvu nabikoze atariko hari aho nshaka kugutuma atariko wisha abana b'abandi nta kibazo bari bafite ati rero bariya buriya nabagize abanjye ati sawa noneho none uri gushaka ngukorera iki ati ndashaka igitabo abandi bararyamye barasinziriye ati ndashaka igitabo the great book in the weekends igitabo cy'imisambwa igitabo cy'abarozi ati se njye ko ntari umurozi kubera cyo uri kukimbaza ati rero twebwe turagishaka icyo gitabo cy'abarozi Rusi abitekerezaho ati rero nuramuka ubyanze uraza kubona ikiri buvemo Rusi abandi bararyamye ntibazi igihari ati none se nabona isura yawe umuzimu wavaho garuke hano mu gitondo wereke umwe wese aba ari mu bye nyine nk'uko mubizi aho ngaho ku ishuri uko muba mumeze cyangwa se nk'uko nawe urabizi warize umwe wese aba ari mu bye atekereza ibye wereke umukobwa Rusi rero araza gake gake agenda yibaza ibintu akomeje kubona mwibuke neza uyu niwe nyampinga niwe nyampinga wo kuri iki kigo cya segonderi yigaho agenda yibaza ariho wamuvugishije ati nikoye kuri kunyuraho utamvugishije ubaye iki ati none se twapfuye iki noneho kutari kumvugisha yaramwihoreye arakomeza arigendera
just because she was strong opinion about it. atariko rero ngo wasanga afite ikibazo niyo mpamvu ashaka kuba yanze kumvugisha cyangwa se nuko bamugize nyampinga. Garuke hano mu biro bya mwarimu. Kanya mwarimu yaraje n'inkoni ye ntago ajya asigana nayo, abategereje ko abonaho umwana amakosa ngo ahita amuvutagura. Icyo bisobanuye ariko n'ubundi nyine umwarimu agengwa no kugendana inkoni nk'umwarimu nyine. None se undi atagendanye inkoni mwabwirwa ariko ko ari umwarimu. Muri ako kanya rero Lucy yaraje ati se nakwinjira mwarimu? Atinjira nta kibazo. None se ngufashe iki? Rero mama ati dore ibyari bisigaye ndabizanye, ibyo ntari nakweretse, ibyo nari nabitse, n'ubundi ndabona ntacyo biri kumarira. Biriya nyina yari yamuhaye zo arazihaye mwarimu, ngo nyine bivuze ngo Imana ayivuyeho. Ariko mwibuke ko ariyo mategeko yo kuri iri shuri, ayo mategeko y'iki kigo. Kurikira filimi. Tukiri hano rero turakwereka undi nawe ari gusengera ku ruhande. Jenny cyangwa se Jennifer marasenga akiri aho ngaho bamugezeho. Bagenzi be niko uri mu gice aho ngaho, uba waje aho ngaho kuri wesi ariho uza gusengera. Ati rwose nimugere mundega, ati ntabwo nabaho nasenga rwose. Ati ariko rero wakabaye utubwira tukaba tubizi ko uri kubikora, none se ntabwo tubishitiza. Ati rero atubwira bizi baramutse bagufashe icyo bagukorera. Ati rwose mumbabarire mu izina rya Yesu mugere mundega. Akomeje kumubwira ati sawa noneho reka tukureke, ariko nibaramuka bagufashe bazakwirukana. Ati sawa noneho, atariko numva muzuvugane natwe. Ati sawa guma mu byawe. Kwereka uriya ni Jenny. Yababwiye ati ntabwo nari narangiza gusenga, mube mundetse. Akomeje gusenga. Lucy, garuke hano rero. welcome to the kingdom of the present barozi. enemy of man and the protector. Garutse mu magini. Great Lord lover. Here is Lucy, the one who bears the destiny to bring back the hope of the hano rero bari mu migenzo y'abarozi uko mubibona. Ab'umukara bambaye imyenda y'umukara cyangwa se nk'abadayimoni, ubita uko ubishaka bitewe n'uko ubyumva. Bakomeje kumwereka uwo ni Lucy, umwe bari kumwereka bamwanzurira abantu. Ati uwo nguwo uko umubona gutyo nawe n'uwanjye uzamukinisha rero. Ati uyu nguyu bamwita Dehoko, nawe ugomba kumwubaha. Ati uyu nguyu bamwita Hayina, nawe ugomba kumwubaha. Bari kumwereka Lucy. Ati uyu nguyu nawe n'uwanjye. Ni Lucy. Ati uyu nawe ni Dogo. Ati imbwa y'umukobwa. Yewe banyita Zira. Okay. Turacyakomeza. Ati none se turi. Ati ngewe nitwa Caterpillar de Demolition. Baramubajije ati se wowe tuzaba tukwita gute kubona abandi bamenye? Mujye munyita Caterpillar de Demolition.
baramwakiriye mu muryango. Komereza hano mu mikino y'abana bo ku ishuri. Uko mubizi ku ishuri haba imikino myinshi abanyeshuri bakina, mbese niho bahorana udushya nyine nk'uko mubizi. Nizera yuko iyi mikino nawe waba warayikinye. Kurikira narebe ureza kugira ngo iki ni igice cya mbere turi gukurikira Ivo book Nigeria. Hano harimo Lucy. Lucy yakomeje kujya akina akabatsinda. Ati sawa noneho. None mwabakobwa mwe murabona ari nde watsinzwe? Ati dusubiremo noneho turebe uri butsindwe. Aratangira komeza kubatsinda. Ngo aramutsinze. Ati none se ntimureba ko mwese mbatsinze? None se murabona ari nde utsinze kuruta abandi? Jeni yakomeje kumubwira ati rero weho ukwiye kwishima kubera ko dutsinze. Ati mbese ati nanjye ndishimye kuba mbatsinze. Aracyakomeza kuganira. Atari ku bundi weho urinde wireba urwo rurimi rwawe utiruma. Ako kanya yahise yiruma. Umukobwa Lucy yaramubwiye ati ibyo urimo witonda utiruma. Ako kanya ahita yiruka. Ati Lucy aturi umurozi. Atumbwiye ngo iki? Arirakaza. Ariko uravuze ngo ngewe ngo ndi umurozi. Bakomeje kumwihanganisha Lucy ngo atarakara. Mundeke rero nimba mutangiye kunyita ko ndi umurozi. Ati rero nawe Jeni reka uriya ni inshuti yacu were kumurakarira. Ati ntago ari ukuvuga ko ari utumye wiruma. Byari bisanzwe biri bube. Niko twereke tureba ariko. Ati nyine dore nirumye namwe murabibona ndi no kuva maraso. Ati uriya mukobwa rero ni ukumwitondera ni umurozi. Icyari hano yakwereka bari gukina. Hano barakwereka hari icyo hari ibihari bihagaze bigaragaza ko hari ikibazo. Kandi baraho Lucy yaraje yicara ku ibuye yo ku ishuri. Ari kwibaza bamwise umurozi. Acyaraho yahise for a witch of your caliber. Abantu be baramusuye. Ati kubera iki urimo urarira kandi ufite ubushobozi atari kozira? Uri gukora cyane uko abandi banyeshuri bari bukurebe. Ati batangiye ndetse no kunyita ko ndi umurozi. Ati rero wowe tuza nta muntu n'umwe ushobora kumbona ko turi kuvugana nawe atari kozira. Ati ngewe ntago nkiri kwiyumva neza ukuntu umeze. Mba numva mfite imbaraga nyinshi muri nge. Icyo mvuze kiraba, icyo nshaka nicyo kibaho. Ati rero ufite akazi ngiye gukoherezaho kandi ugomba kugakora neza. Ariko se akahe kazi ko ngiye kubakorera? Ati hari umuntu ufite igitabo cy'abarozi. Ati kandi ugomba kukituzanira kandi kiri muri Kingdom. Ati icyo gitabo ati nicyo cy'abarozi kiyobora, nicyo kiyobora abarozi bose. Ati kandi rero ako kazi ni wowe ngahaye kugira ngo icyo gitabo zakituzanire. Ati neza se none se ubwo ngubwo urimo urumva
When you journey to the ndibukore bottomless gute pit kugira ngo of the murebe mu maso Antichrist and return with the book of the witches. ati rero umunsi uzaba wamaze kumanuka hariya hepfiriya ikuzimu ukazana y'icyo gitabo ati nibwo uzabasha kundeba mu isura urabura wibuke rusi asigaye akorana n'amadayimoni cyangwa se n'amagini uvuga uko ubyumva garuke nijoro iwabo wa rusi aryamye bakiri aho ngaho rero nyina yatangiye kurota inzozi yatangiye kurota avuga ati mwana wanjye ntugende rusi ati rusi reka kugenda ati rusi reka kugenda reka kunsiga ese yarahagurutse aramubyutsa tubaye iki madamu ati umwana wanjye ati umwana wanjye ati umwana wanjye rero ati ariko se ninde uri kwirukankana mu nzozi yabuze uko bivuga ati rero inzozi ngize ku mwana wanjye ntabwo ari nziza ati se izo ni izihe nzozi ati mbonye hariho umuntu uri kuza anyaka umwana wanjye rusi ubwo yamukururaga nanjye nkamukurura ariko noneho rusi we yarangije yanga kunsanga gukomeza gukurikira uwo nguwo umugabo aramubwira ati rero nyine ibyo ni iby'inzozi kandi iby'inzozi nawe urabizi ati ntabwo rusi yakureka urabizi ko agukunda niwe wakunda gusa nzi ubwoba nijoro ati rero ibyo ngibyo byihanganire ahubwo reka turyame ariko rero papa rusi nawe ati ntago ngewe njya ndota inzozi ngo zibe zibure kuba impamo papa rusi nawe akomeza kumubwira ati rero mva mubwire wa mugore we nta kibazo umwana wacu agomba kugira ati ahubwo wowe ibyo byirengagize ati mureke yige ati n'abandi bose ni uko nguko bize ntabwo ari ukuvuga rero ngo nimba ubu ugize inzozi mbi ku mwana bivuzwe ngo umwana afite ikibazo rusi rero agomba kwiga akagira umumaro munini cyane mu gihe azaba arangije kwiga reka noneho dukomeze turyame ngabo nijoro habura ibitotsi tugaruke hano ya magini ya rusi baje kumuha imbaraga rusi bamwikoreje akantu karimo imbaraga zabo bagiye kumwoherezayo bagiye kumwohereza ikuzimu rero ngo agende abazanira icyo gitabo kirimo imbaraga z'abarozi bose mujye mwimenya mukunde Imana mukunde no gusenga nta bwiza bwo kuba umurozi cyangwa se bwo gukora ibintu bibi kurikira baramusabira imbaraga ngo bamwohereze muri iyi saha rero bari kumwigisha nibarangiza bamuhita bamwohereza akurikira filime itahomba bari kumwohereza mu yindi si ifite izindi mbaraga nanone bano ni ab'umukara haya basi baramwohereje baraseka baramwohereje katugaruke hano rero aho bamwohereje ngaho kuzimu ni haho aho ngaho mwibuke bohereje rusi ni ahantu hagenda roho gusa aho
aho ni muri roho ngo hari ibintu bitandukanye amadaragoni mbese ibintu nyine ibintu bikorana n'amadayimoni nyine nibyo bigenda aho ngaho gusa. Tugaruke hano. Lucy ntabwo atinze kuhagera, yarahageze aho bamwohereje. Aho ngaho rero ageze ni ahantu hagendwa yinjiye mu bundi bwami rero ari kubona ari bushyashya mu maso ye, kandi niho bamutumye ngo aze yibe cya gitabo cy'amadayimoni kirimo imbaraga zose. Aya basi acyareba aribaza ubu ngubu ndi kujya he. Tubibutse neza ngo ari hano kandi ari no ku ishuri, arimo ariga. Abo ku ishuri bari kumubona ariko roho ye reba aho yibereye. Ni ukuvuga ngo ahangaha umuntu uhaza wese mbese ni ukuvuga mbese ni nko kuba ubundi wapfuye. Kangusobanuye neza. Ni ukuvuga ngo iyo uryamye ugasinzira ubundi nyine kirya gihe uba umeze nk'umuntu wapfuye, bivuzwe ngo buriya ubona uri mu nzozi, ni ukuvuga ngo uba wagize izindi mbaraga zigutwara ahandi. wowe nawe niko bimeze. Tugaruke mu bundi bwami rero yajemo. Basi bari inaha ubwami bwa kabiri. Abantu bazengereza isi. It is no good news to us unless it's bad news to mankind. Yes, your lordship. I've invented a disease. Ati rero twebwe ikintu kidushimishije ati ni ukubona abantu batishima, twabuze amahoro. Ati rero twakoze uburwayi tugomba kohereza ku isi, akaba ari bwo buhangana nabo. Ati kandi rero ibi ngibi nitumara kubyohereza ubu burwayi umuntu agomba gupfa batazi n'ikimwishe. Ati niko uvuze. Ati cyo rwose gifite imbaraga nyinshi. Ni ukuvuga ngo mu gihe rero ubu ngubu muri iyi minsi duhangayikishijwe na coronavirus, aba nabo bakoze ubundi burwayi. Iyi virusi yakomeje kugira imbere yinjira ahantu atari kwitegereza neza, atari kumenya, atangiye kumva umutwe umurya. Aribaza ati hano hantu ni he koko? Kobwa Rusi. Ako kanya kiri aho ngaho hari ikintu cyatangiye kumuniga, arimo aragerageza kwirwanaho, gikoreye ikintu kiri kumuniga. Kumbe bamushyizemo umugozi, atangiye kugenda bamukurura, aracyakomeza kurwanisha ngo arebe yuko ashobora gukira. Tubibutsa ngo kandi mu gihe cyose uramutse uri no kurota ukaramuka utsinzwe n'inzozi, menye nyine ngo nicyo cyagiye uzumva ngo umuntu yapfuye urupfu rutunguranye ngo ngwiki ni nk'ibi nyine. Ni kuvuga ngo iyo utabashije gutsinda mu nzozi ubwo nyine uba uri umupfu. Bivuzwe rero ngo uba ugomba gutsinda mu nzozi. Iyo ubonye utsinze rero mu nzozi ugomba kumenya ngo uhagaze neza, baracyamutwara. Iki ni igice cya mbere. Umeze kubwira rero ngo ni ahangaha igice cya mbere kigarukiye. Umeze kubwira ngo nimba utari wakora subscribe, nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo uzabone n'ibindi bice bikurikiraho hano. Mubwira ngo iyi filime ifite ibice 5 kandi byose tugomba kubireba, kandi turabireba muri uku kwezi. Murakoze cyane rero abari bakurikiye iyi filime. Reka tuzabonane mu gice cya kabiri. Ndavuga ngo uwabahaga ubusobanuro yari PAPATIGO. Komeza dukurikirane.